mwebwe ntabwo mwari mwanyakiriye neza ariko nibwo munyakiriye. Yababwiye ko nitwa Jean Pierre gusa arabihishuye ariko ntabwo ariko nitwa. Yababwiye ko nitwa ahubwo ko nagace mu mazina yanjye. Njyewe urubuga rudakangwa n'ibitarimba nyine bikitunganya ubukaka. Yakaza nkariguramo imikaka maze imikaya nkayobokana mwiriganza. Ubuganza nkayobokana mu mwanzi nzituruza ubugwari nkazirandura umurava nkazibonera umuvumba n'umutima kwambarira kurimba. Ariko ndi kubona akantu kameze n'akabazo nkuriya ndabona umuntu atanyumva twumva ntitujye inama nararibonye ngo nibagiwe ibanga si ibanga ndaribabwira ubwangu bwamuteye mwagagirika ubonye bucube batandukanye mu mpungenge n'ubuherezo y'urwigenza gusa rero muhamenye n'amakenga icyaha baragipinda cyangwa ukanwa aragitwara nanjye singa imidari ku ntera yaterewe ku rugamba ndi imfura ya Dawudi udakirwa mu ngabo akomeye cyane nk'amashara yoroshye cyane nk'amagara nimboneye Rwanda byayibonera Rwanda mubomboneye imbago mu mvugo mu nyigo ni intiti ntati n'ubwo ibigembe byagiye ni umuco usingito ahangana n'umuryango kugeza ku wanyu umuhanga hangana n'ubwonko uroga usiga ni isiri umuhanga n'ubuvuga ese yizi ntacyo niyo mpamvu yaje icyo dawe urukundo aho hose arambona uzamwita icyago nzamwita inyanda yize no kumenya Rwanda ni iki kirema cyo ubu dawe yose ndasamaze kumwumva nanjye nahindutse umurinzi muri mpamvu maze kumenya amaso musaganitse kumugira gomba harimo duhanze mu buzima bw'igihano mu Rwanda nasanga rugo tazamuhari n'ubwo nasanga ishere tazamuhari n'ubwo Rwanda zari yutu bayipara kami kamuntu n'umutima wakabranika uri muri na wo umuntu akaburana n'abwe n'isaba umpamvu mabonye kurambwira n'iseri nanjye mu Rwanda cy'ubwe ntari runanira igihe bigabe mu biro cy'urugamba rudatanga ibintu n'iziterana mu bihumbi ivuga zitembana mu bihago yitwa Jean Pierre Monero. Urakoze cyane nanjye umwe mu bantu bagize uruhare runini cyane muri GTS yangiriye umumaro cyane nize advanced ni na basic ariko ubungubu graduate kuri advanced hari byinshi nahigiye bababwiye uko byagenze amasomo arimo ari muri basic yose narize muri advanced ariko nyuma yo kwiga natekereje ko ese ibanga yakoresha iki byari mu nzozi zanjye narabitangiye ari project natangiye mvuga ko no mu gihe gikurikiyeho tuzayikomeza twateguye filime babwiye ko muri advance barimo kwiga Adobe Premiere Photoshop ku bigendanye na editing. I have dreams for making films but it was burden to me to make a film and I find editors who edited a movie but I can write, I can act it and even I can edit it by myself without spending another money for that. So kuri ibyo rero reka mpamagare mugenzi wanjye wafashe muri projet bamwita Gordina yaza hano arimo kuza ni filime bayita Indahiro y'urukundo nsaba buri wese aze gusura platforms ngiye kubabwira ujye muri YouTube yawe wandikemo Indahiro y'urukundo Rax Rwanda Rax ni RAX Rax Rwanda uhita ubona platforms uhita ubona ibikorwa byose bakorera ari ibisigo ari n'amafilime. So rero TTS yarafashije cyane uyu mukobwa nawe yitabiriye Girls Campaign abifitemo experience cyane kandi nawe arabyumva aranabikunda iyo projet niyo twakoze. So ndakeka ari ibyo ngibyo ntabwo gukina yabwira nyine kimwe nababwira DTS yaciye akamaro pe akamaro cyane kagiye ubumenyi butandukanye bwiza cyane ndetse tuzakenera no hanze y'ishuri mbega mwanabwira na bagenzi banyu batabashije kwitabira bakazitabira kwiga kuri dutangiye igihembwe y'umwaka murakoze cyane. Mugenzi wacu arakoze ndumva buri wese
opportunities abo muri basic bakagana muri advanced harimo byinshi twahigira. Reka tongere